nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Yes, twizere ko mudukurikiye mu bice bitandukanye nkuko mubibona ndi kumwe ni couple nziza cyane, mbona ko bambaye ibintu bisa, ariko ikindi bona ko ushobora gushiraho ekeri ni kakantu gapima indeshyo kana abantu barangana bose, ubona ko hari ushobora kuyishyiraho neza cyane. Urabona ko kandi n'abantu bakundana. Ikindi hepfo ku nkweto sinaberetse bambaye inkweto zisa, marika imwe isa, ikabutura niho bidasa ariko handitseho amagambo ku mipira yabo ivuga ati she is mine, undi akavuga ngo he is mine. Ndi kumwe ni couple nziza cyane yitegura no kurushinga. Turagira ngo wenda gatoya mutanye mutubwira ku rukundo rwanyu. Reka duhere ku mutware, nubwo genda yaje ariko reka duhere ku mutware. Hanyuma mwakundanye muti? Ati twakundanye nkuko abandi bakundana. Umuntu ashobora kwibaza ninde waterese undi bwa mbere? Birumvikana nta mukobwa utereta, naramuterese. Hanyuma rero mumaze nk'igihe kingana iki mukundana? Iyo umuntu yatangiye kwandika ku mipira nkuko amatariki aba ari hafi kugira ngo dutangiye tumanure ivumbi mu muhogo, ubukwe bwanyu buri ryari? Noneho kugira ngo injire imbabaza n'ibindi bibazo nubwo mutangiye kubikwepa hakiri kare. Ubukwe bwacu turi buri tariki 2 z'ukwezi kwa 11. Tariki 2 z'ukwezi kwa 11 abatumiye mwese saa 8 muri Glory to God. Okay, hanyuma duhere na madamu kugira ngo nawe banze yinjire mu kiganiro neza. Turagira ngo nawe atubwire. Abo ndaba madamu. Ubu ni madamu. Uwabaye madamu. Kareka ndi umukobwa. Ubu ni umukobwa. Hanyuma tubwire ufite fiance. Tubasanze hano namwe muri gufata amafoto yo gushyira kuri save the date niko mubyita. Hanyuma rero tubwire Pajo ni iki mukundira cyane kurenza abandi basore, kurenza abasore nkanjye? Niki cyatumye yivuga ati ngiye misemo Pajo kurenza ibintu? Cyatumye muhitamo cyangwa icyo asuma abandi bahungu bose cyane ni byinshi, ariko ukamvuga kimwe niko nicyo wambajije. Ibyatumye muhitamo? Ibyatumye muhitamo ni byinshi cyane sinabivamo, ariko wambajije kimwe. Okay. Ariyubaha. Ikindi aranankunda nyine, arankunda cyane niyo. Okay. Wabona kuntu mumeze n'imyambarire kuntu mwambaye, biragaragara ko wenda ari ibintu umuntu yavuga ko mwateguye cyane isibukwe. Niki cyaba bwa mbere mugitangira gushyiraho itakiri mukavuga ati tuzashyingirwa? Ntago mwigeze mugira wenda n'inzozi zo kuyihindura? Hari abantu bavuga ati ariko ibi bintu we biri kwihuta cyane, ubanza itariki twagakwiye kuyihindura. Ubwo ni njye gisubira cyangwa none? Mwese. Oya, ubundi yo abantu bari muri relationship bakundana baraganira. Iyo baganiriye bapangana ibintu bati turumva twabikora igihe iki n'iki, bakungurana inama. Rero iyo bunguranye inama bapanga igihe ibyo bintu bizabera, ntabahubutse. Okay. Icyo gihe bizabera ntabwo icyo gitekerezo cyaje uko byabaye twarabipanga. Hanyuma Pajo umukunzi wawe ngera umurebe rwose, inkwibariza ikibazo uri kumureba inakabizo kaba karimo rwose nuko babyitwaye. Hanyuma Pajo umukunzi wawe atandukaniye n'abandi, muhirebe muturutse ku maguru ugeze ku mutwe ukurikije icyatumye umuhitamo, ubona atandukaniye n'abandi? Nibanga kuko ibyo namukundiye ni byinshi. Turakundana kandi icyangombwa ni urukundo. Bajya kumukunda ntabwo narebye isura cyangwa taye cyangwa ibindi nk'ibyo abantu benshi bareba. Namukundiye ko mukundana bakankunda. Turakundana. Okay. Hanyuma wibuka bwa mbere mukundana buri wese amagambo yabwiye undi? Itangira kumubwira ngo uramukunda yabyakiriye ate bwa mbere? Kuko wavuze ko ari we wamupropoje cyangwa wamubwiye amagambo ya mbere ko umukunda. Undi gukundana no kumenyana biratandukanye. Twabanje kumenyana mbere yuko dukundana. Kumubwira ko mukunda rero yahise abyakira, nicyo cyanshimishije kuko twari dusanga. Nukuvuga ngo ntago yatindiganyije. Nukuvuga ngo byumvikane ko Pajo wahise wagira ute? Wahise umwemerera kubera iki utajinganyije mu kwemerera Pajo bigendanye n'urukundo? Shira ari kubeshya. Ni yabeshya. Mune bukubye.
oya rata okay turasigarana ubwo n'umugabo nta kibazo icyo nzi nuko turi live hanyuma Pajo rata ubukwe bwanyu bugiye kuba rimwe na rimwe umuntu akunze umukobwa hari abandi bakobwa bajya baza akavuga ati buriya ntawamenya nubwo amukunze ariko nanjye naramukundaga ibyo ntabwo byigeze bikubaho ngo ubone nk'umukobwa utaruzi n'ahantu turutse ukajya ukabona araje ari dumukizo akavuga ati ko twakundanaga kubera iki mpemukiye wenda n'urugero ntabwo byigeze bibaho ko njye iyo nkunze nkunda umuntu umwe ibyo bikora abantu bajarajara okay uwo nkunda n'ubu sheri wawe hano aje hano kuri kamera kugira ngo akubaze ikibazo ubwo yakubaza nambaze mubaze watubwiye nk'ibintu bitatu se wakundiye sheri wawe cyangwa fiance wawe nimubona bwa mbere namukundiye amaso ye yarandebye numva ngiye kugwa hasi cyo ni cyambere cya kabiri aseka neza cya kabiri icya gatatu ubwo cya gatatu afite taye mu nda yari y'inzozi zanjye okay hanyuma nawe ngo hari ibintu wifuza kubaza sheri wawe reka wowe tubifuza kubaza duhita duhindukiza kamera sheri wawe nguriya niwe wakubazaga urifuza kumubaza iki sheri nawe Pajo agiye kukubaza sheri wankundiye iki sidabivuze nabivuze navuze ko nagukundiye ko wiyubaha kandi nyine ukaba ntabwo ryabyigira nta kindi niwe wamubaza ikindi nzakimubaza kuri wa munsi okay hanyuma mwegerane kugira wenda ngo tugiye ku musozo w'iki kiganiro cyacu kigufiya hanyuma dusoza Pajo mugiye kubana n'umukunzi wawe kandi twese twifuza ko mwazabana mwumva mwazabyara nk'abana bangaye niba atari ibanga wenda iyo ni gahunda y'Imana Imana sitera inda ni mwe muzaye mutera inda gahunda y'Imana nyine umuntu ashobora gupanga ashobora kubyara cyane ubyara ni gahunda y'Imana mubyaye mwabyara nk'abangaye rata batatu nawe babaye ari abakobwa gusa byagenda gute bose n'abana babara Pajo ko mbona atari kubyumva neza abakobwa gusa ni bangahe si batatu twabarenza bane abangu babiri n'abakobwa babiri okay bibaye abakobwa gusa ni batatu ni batatu okay abashingira tugasigariraho ubwo urumva rero bibaye byiza mwavanga ibitsina ariko ubyifuza ubwo nyine azibwiriza ikindi ni hakazi havukamo amakimbirane kuko buryo umugabo niwe ubyara n'ubyara abahungu gusa byamenye ko ari kubabyara n'abakobwa gusa ni we mushaka kubyara umukobwa n'umuhungu ubwo no kunyegera nkagira ati wowe wamugira n'inama ni gute yabyara ibyo bitsina byombi ubwo mwazaza nkabarebera nta kibazo hanyuma wenda tugana ku musozo nk'abantu gutinyuka ibintu by'ubukwe ntabwo abantu benshi bakunze kubitinyuka bakunda benshi kubitinya ni ikihe ni inama mwagira cyane cyane abantu bifuza gushaka aravuga ati ubukwe busaba ibintu byinshi ubukwe ntawamenya ntawapfa kwizera umuntu ariko mwe muri couple yizera kugeza ubu mugiye no kubana ubukwe koko umuntu akwiye gutinya gukora ubukwe kubana n'umukobwa cyangwa se umuhungu w'inzozi ze ubukwe ni gahunda urabupanga ukabushyira muri gahunda iyo gahunda y'ubukwe yabonetse byose birashoboka kandi ku mukristo urasenga ukabisengera ukabushyira imbere y'Imana Imana ishobora byose nawe ugumye gutegereza ngo uzabona amafaranga cyangwa uzabona ibindi azarinda wisaza muranasenga ariko bajya banavuga ubundi ikintu cyose uretse n'ubukwe ikintu cyose utagipanze cyangwa ugishyira mu mutima ugire plan zacyo ntago wakigeraho icyambere nuko ubanza ukagishyira mu mutwe ukagitekereza ati ngomba gukora iki ngiki hanyuma iki ngomba gukora kirasabwa ibiki ibi bisabwa muri ibyo bisabwa mfite iki ese ni ibiki binsaba kugira ngo ibyo bindi mbura nzabibona rero iyo bipanze ukabikorera plan ubukwe buraba kandi ubukwe ni abantu hamwe n'amasengesho n'isenga ukagira plan ubukwe buraba n'ibindi usibye n'ubukwe n'ibindi byose plan byose okay hanyuma akabazo kanyuma nako dusorejeho nuko nakomeje kuvuga ngo tugiye gusoza naye matsiko mufite cyane ku bukwe wenda uri gutekereza isaha y'ubukwe mu munota
cyagiye bavuze ati umugeni turamuguhaye wajya kumwereka mu nzu wenda hari amatsiko wowe ufite byo uvuga ati ubukwe buzagera ryari numva nkeneye kumenya ibi nibi ubukwe bwose butera amatsiko nawe mu bukwe bwawe wararize oya birakurenga nyine urumva ni ikintu ubonye bwa mbere birakurenga ntabwo wavuga ngo bitekereza gute cyangwa ubona tutarakigeramo uwo munsi nyine nibuba hari byinshi umuntu azabona nyine azaba abonye bwa mbere ubwo nyine urumva ni surprise y'Imana idufitiye kandi ubukwe buba rimwe mu buzima ni byinshi uba ufitiye amatsiko kuko ikintu kitarakubaho cyangwa utarakora ugifitiye amatsiko uzasohoka wambaye abakobwa bakuri inyuma cyangwa se abaguherekeje kuko bitarakubaho na rimwe ufite amatsiko urumva byose bizaberamo tubifitiye amatsiko kuko ubugambere tugiye kubikora ubugambere mugiye kubikora hanyuma wenda abantu bifuza kuza mu bukwe bwanyu mwababwira iki hari umusore ugeze kuvuga ati ubukwe bwanyu si igitaramo abantu ntibazazi mwebwe abantu bose baratumiwe n'abadukurikiye n'abakunzi bacu bose baratumiwe turabatumiwe rwose turabatumiye ubukwe n'abantu udahari n'ibwabo twabashimiye cyane murakoze mwahoberana niba ntacyo bibatwaye rero tukagenda murayibona rero ni couple yacu y'uyu munsi kabisa dusanze hano Kimihurura barimo gukora ifoto ya Save the Date turabona ko ni abantu bafitanye urukundo cyane bambaye n'ibintu bisa kuva ku nkweto kazamura ku mipira his mind ndakavuga ati she's mine ibintu byose ukabona ko ari ibintu bari uburyohe cyane babwira ko rero ubukwe ni ikintu cyiza arabona ko banyuzamo bagaterurana rwose bavuga ati iri rero iyo utafite umukunzi ishyari rirakwica ariko nta kundi nyine baba bagenda badutera ishyari ryiza twizere ko bazagira ubukwe bwiza hano mukomeze mu masengere waratumiye ikindi nta bukwe satani atagera intorezo abantu ubwo rero ni ugusenga kugira ngo amadayimoni yose ukandagira bakanyage urumva byose badayimoni bashye ubona ko ni couple yishimye twifuza ko bazabyara abana 4 ariko baravuga ngo abana 4 umugore avuga 3 umugabo akavuga 4 urumvikana ko umugabo ashobora no kuzarenza abo 4 zina jyane nitwa Didas Niyibizi keep watching kandi mukomeze mukore subscribe nzabutaha rwose nurumva urabona by the way agakupure ni beza cyane nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda